Yesu ashimwe. Mwaramutse neza abana, nizere ko mwese mumeze neza. Turashima Imana kubw'iki cyumweru cyose gitambutse. Imana yabanye natwe, yaraturinze, nawe kandi yarabarinze. Ndizera ko mwese mumeze neza, nta wapfuye, nta twigeze twumva wapfuye. Ibyo turabishimira Imana ko yaduhaye kandi ko ikiduhaye ubuzima. Yesu ahereza umugisha. Turashima Imana none ko tugeze muri kano kanya keza k'amateraniro, kumva ijambo ry'Imana, guhimbaza Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Rero nk'uko mubizi dutangira dusenga. Reka mbasabe dusenge Imana. Mumere neza, mwifate neza, ntihagire abakubagana cyangwa se murangarire ibindi. Oya, iki ni igihe cy'amateraniro, igihe cyo kunywa icyayi twagishoje, igihe cyo gukina twagishoje. Iki ni igihe cy'amateraniro cyo kuramya Imana ndetse no kwihimbaza. Tugiye kwifata neza rero, dusenge hanyuma dutangire amateraniro yacu. Yesu ahereza umugisha. Mbasabe mwese muhumirize ku maso yanyu kandi mwifate neza. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, tugushimiye ineza yawe n'imbabazi zawe. Tuje imbere yawe duciye bugufi cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Kristo Data mwiza, turakwinginze kugira ngo uyu munsi wa none uweze kandi utunganye. Mwami Imana, turagusaba kugira ngo Umwuka wera amanukire kubana natwe. Tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye gukuramya no kuguhimbaza. Turakwinginze kugira ngo uze utuyobore Mwuka wera, ngo dushobozwa byose na Kristo duhereza imbaraga. Turakwinginze kugira ngo rero uze uduhereze imbaraga, uze uduhereze ubwenge. Mwuka wera utuyobore muri byose. Sengeye abana bose aho bari, ubahereze gutuza ndetse no kuba imbere yawe, kandi wakire umutima wa buri umwe wese. Urakoze mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Imana ibahereze umugisha cyane. Ubu rero tugiye kugera mu kanya ko guhimbaza Uwiteka Imana. Tugiye kubanza duhimbaza Imana. Ndabasaba kugira ngo muhaguruke aho uri, uhaguruke uhimbaza Imana. Reka tugiye guhimbaza Imana mu ndirimbo ivuga ngo nta n'umwe usa nawe Yesu. Yesu abahereze umugisha. There's only one who can heal us. There is only one. He's God the Son. There is only one. His name is Jesus. Nobody like him. Nobody like Jesus. Nobody like him in all the world. Nobody like him. Nobody like Jesus. Nobody like him in all the world. Nobody like him. There is only one who can free us. There is only one who can heal us. There is only one. He's God the Son. There is only one. His name is Jesus. Nobody like him. Nobody like Jesus. Nobody like him in all the world. Nobody like him. Nobody like Jesus. Nobody like him in all the world. Nobody like him. Nobody like Jesus. Nobody like him in all the world. Nobody like him. Nobody like Jesus. Nobody like him in all the world. Nobody like him. Yesu ashimwe cyane. Murakoze cyane. Tuvuye mu kanya keza ko guhimbaza Uwiteka Imana. Nizere ko mwanezerewe. Indirimbo yari nziza. Turashima Imana rero kubwo uyu mwanya wo guhimbaza Imana. Tugiye kujya mu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Tugiye gufashwamo na Tia Petrin. Tugiye kumusanga ahari atubwire icyo Uwiteka yashyize ku mutima we. Imana ibahereze umugisha. Yesu ashimwe Tia Petrin. Yesu ashimwe cyane. Imana ibahereze umugisha. Turaje ngo tubwire icyo Uwiteka yashyize ku mutima wawe.
munsi mfite inkuru bafitiye inkuru nziza rwose ni inkuru y'uno munsi rero tugiye kuvugaho iravuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Rica nora ndaza kugusaba umfashe gusoma noneho kugira ngo turusheho kumva neza iyi nkuru ikirimo kutubwira kuri Yesu Kristo n'ikirimo kudusaba twebwe nk'abana mu buryo dukwiye kwizera Yesu Kristo. Amen. Turaza kuyisanga rero iyi nkuru muri Yohana ibice 9. Tugiye kadusome umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Umurongo wa mbere, akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Amen. Amen. Yesu ashimye cyane. Turimo kumva inkuru y'umuntu wavutse ari impumyi, ngo Yesu nyine nk'uko twari tubimenyereye yakundaga kugenda n'abigishwa be ahantu hose agiye. Noneho hano yari arimo kugenda ngo babona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa nk'uko bisanzwe nyine bemeraga Yesu Kristo, bumvaga ko afite igisubizo nyine cya buri kibazo cyose bagomba kumubaza. Baramubaza ati, se mwigishwa, ari uriya cyangwa se ababyeyi be ninde wakoze icyaha ko yavutse ari impumyi? Noneho Yesu Kristo arababwira ati, si ikibazo cyo gukora icyaha, ahubwo byarebereye kuriya kugira ngo imirimo y'Imana yigaragaze. Ni ukuvuga ngo uyu muntu nubwo ahumye ntabwo ari uko ababyeyi be bakoze icyaha, oya, nta nubwo ari uko we yakoze icyaha, ahubwo ni ukugira ngo Imana nijya gukora kumukiza izagaragaza imirimo yayo, abantu bazatangara. Niko rero byagenze. Yesu Kristo yakomeje abasobanurira, ababwira yuko nyine yaje gukora imirimo y'uwamutumye ari we Mana, kuko tuzi yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Noneho ageze hepfo arababwira ati, ni njyewe mucyo w'isi, ngo nkiri muri iyi si ndi umucyo w'isi. Niyo ngo umucyo w'isi rero ukora iki? Ni ukwanga uramurika. So kumurika ni ubuhe buryo? Ni uko ugenda ukora imirimo n'ibitangaza, abantu nyine bakabibona, bakavuga bati, oh, ibi nabyo ni Imana ibikoze, oh, ibi nabyo ni Imana ibikoze. Yaramubwiye rero ati, yaramwegereye acira amacandwe ayatobesha kondo, amaze kugatoba gamusiga ku maso. Aramubwira ngo genda wiyuhagire ku kidendezi cy'i Silowamu. Aragenda ngo abigenza gutyo, ako kanya amaze kwiyuhagira ngo aba muzima. Noneho arakira. Murimo kwibaza wa muntu wavutse ari impumyi, arabona noneho ntakiri impumyi. Reka turebe koko niba imirimo y'Imana abantu baratangaye nk'uko Yesu Kristo yari yabivuze. Tugiye kureba ese abaturanyi be bashimye Imana babyitwayemo gute bamaze kumva ko uyu muntu wavutse ari impumyi Yesu Kristo yabashije kumuhumura. Ese abayuda cyangwa abafarisayo bo bizeye Yesu Kristo bamaze kumva yuko yahumuye impumyi, bashimye Imana se kubera ko babonye yuko yahumuye impumyi? Reka tubyumve mu mirongo ikurikiyeho. Komeza tucanora. Ku murongo wa 8 aravuga ngo, abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, nijye. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati, ari hehe? Ati, simbizi. Uwari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku isabato, hari ku munsi w'isabato, ubwo Yesu yatobeyemo akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo
bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati, yansize akondo ku maso, ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati, uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati, umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Yesu ashimye cyane. Tumaze kumva uko abaturanyi be babyitwayemo, ngo baratangaye, baravuga ati ariko se uriya si wa wundi wavutse ari impumyi? Bari kubwirana, ese uriya si wa wundi wavutse ari impumyi? None se ko arimo kureba. Abandi nabo bati, ntabwo ari we, yewe ni uriya. Reka barasahurwa. Noneho bagera baravuga ati, reka noneho tumwibarize. Baramwegera, baramubaza, arabasobanurira. Noneho baramubaza ati, tubwire byagenze gute? Noneho aterura inkuru nyine, arababwira wa mugabo, wa muntu witwa Yesu, kuko nyine urumva yari amaze kumenyekana, akora ibitangaza bigiye bitandukanye, ahagiye abantu bamukurikira bamwirukaho. Noneho nawe yari amugezeho rero. Ati, wa muntu witwa Yesu yangezeho, atoba kondo, ansiga ku maso, arangije arambwira ngo ngende niyuhagire ku kidendezi cy'i Silowamu. Nuko ngiye kwiyuhagira, maze kwiyuhagira ndakira, ndahumuka, ndabona. Ni ukuvuga ngo abantu bose baratangara, baravuga ati, rero reka tumushyire abafarisayo. Baramujyana, bamugejejeho nyine ababwira iyo story, ngo ariko kubera ko Yesu Kristo yari yabikoze ku isabato. Barangije batangira kuburana. Bamwe baravuga bati, ni gute uyu muntu ntabwo ari uw'Imana? Abaye ari uw'Imana ntabwo yakakoze ibindi bitangaza ku isabato. Abandi baravuga ati, none se umuntu yaba atari uw'Imana akabasha gukora igitangaza kimeze gutya? Ni hehe mwigeze mwumva umuntu ahumura umuntu? Ni ukuvuga ngo bamwe baramwizeye, abandi baramuhakana. Bari bafite bubahirizaga amategeko ya Mose avuga yuko nyine bazajya baruhuka ku isabato, ariko ntibamenye yuko Yesu Kristo, hari ijambo ritubwira ngo niwe mwami w'isabato. Ntabwo bari bazi yuko Yesu Kristo ari we mwami w'isabato, cyangwa mucyo w'isi, ari hagati muri bari nawe urimo gukora iyi mirimo. Nyuma yaho rero biragaragaza uku kubona bamwe bavuga bati ni umwana w'Imana, abandi bakavuga ngo ni umunyabyaha. Biratugaragariza natwe muri iki gihe abantu benshi baje ijambo ry'Imana, ariko ntabwo baryizera bose. Bamwe nyine barifata uko nguko, abandi ntibaryizere, abandi bakaryizera. Rero niyo kuri icyo gihe uko byabaga bimeze, ariko abamwizeye babashije kumenya yuko koko ari umwana w'Imana. Baravuga bati, iya ko yabashije gukiza, ubwo ni umwana w'Imana. Ariko abafarisayo ntabwo banyuzwe, kuko bari batarizera Yesu Kristo. Ahubwo baravuze bati, reka tujye kubaza ababyeyi be. Baragenda barababaza, ariko kubera yuko hari haratanzwe itangazo yuko uzahamya Yesu Kristo ko ari Mesiya, kuko ibi bintu byose byari byarahanuwe. Bana bato, iyi nkuru ya Yesu Kristo yari yarahanuwe kera. Tubibona muri Yesaya, tubona yuko Imana yari yabihanuriye Yesaya yuko Yesu Kristo azaza nk'uwasizwe. Mesiya bisobanurwa uwasizwe, yasigiwe kugira ngo ahumure impumyi, akize abarwayi, abohore imbohe, akize ibirema. Ni ukuvuga ngo akize akaga kose kari muri iyi si. Noneho rero n'ahangaha ntabwo bari bakizeye yuko ari uyu ari we Yesu Kristo, ahubwo baravugaga bati, nihagira n'uvuga ko ari Yesu Kristo cyangwa ari Mesiya, azacibwa mu isinagogi. Ababyeyi nabo batereka bitaduturukaho, bati, namwe nimumwibarize, ni umuntu mukuru rwose, nimumwibarize. Turabizi yuko ni umwana wacu, yavutse ari impumyi, ariko arabona. Uwamuhumuye rero ntawe tuzi, nimumwibarize. Baramubaza. Urumva bwari bubaye inshuro ya kabiri bamubajije, kandi noneho abibona yuko batarimo kubyemera, ahubwo bashaka kumuhakanya gusa. Arababwira ati, none se namwe murashaka kuba umwigishwa, abigishwa be? None se kubera iki murimo kumbaza inshuro ya kabiri? Bararakara cyane kubera ukuntu batamwizeraga. Bararakara cyane, baravuga bati, wowe wavutse uri umunyabyaha, ni wowe ugiye kutwigisha? Ngo bahita bamusohora mu isinagogi, bamusohora mu rusengero. Yesu Kristo ngo arabimenya. Reka twumve ukuntu byaje kugenda. Ku mirongo 34 haravuga ngo, baramusubiza bati, wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha? Bamusunikira hanze.
Yesu yumvishe yuko bamusunikiye hanze aramushaka, amubonye aramubaza ati, mbese wizera umwana w'Imana? Nawe aramusubiza ati, databuja, ninde nkamwizera? Yesu aramubwira ati, wamubonye kandi niwe muvugana. Nawe aramubwira ati, databuja, ndizeye. Aramupfukamira. Yesu aravuga ati, nazanywe mu isi no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo baramubaza bati, mbese natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati, iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Yesu ashimwe cyane. Tumaze kumva ko Yesu Kristo ari umunyembabazi cyane, ngo baramusohoye, urumva mu yandi magambo baramutereranye kubera ko yavuze yahamije Yesu, ariko ngo arangije ngo aramushaka. Amaze kumenya yuko bamusohoye aramushaka, ngo amugera aramubwira ati, ese wizera umwana w'Imana? Wa muntu kubera ko yari amaze guhumuka, yari yamaze kumwizera, ahubwo atari yamusobanukirwa neza, aramubaza ati, ninde nkamwizera? Yesu Kristo aravuga ati, niwe muvugana, n'uyu nguyu muvugana, wamubonye, ni jyewe turimo kuvugana. Yandi magambo yo kumubwira ni jyewe Yesu Kristo, ni jyewe mwana w'Imana, ni jye turimo kuvugana. Noneho ngo ako kanya wa muntu wavutse ari impumyi aravuga ati, ndizeye. Ngo arapfukama aramuramya. Ni ukuvuga ngo agihumye amaso ye, ni ukuvuga ngo yari ataramenya Yesu Kristo, ariko Yesu Kristo amaze kumuhumura, umutima we wabashije kwizera. Mu yandi magambo, Yesu Kristo ntabwo yahumuye amaso ye y'umubiri gusa, oya, ahubwo yahumuye n'umutima we, abasha kumwizera. Amaze kumwizera, noneho aramuramya. Natwe rero iyo turi mu byaha, ibyaha bituma tutabasha kureba Imana, tutabasha kumenya uwo Imana iriyo. Ariko iyo Yesu Kristo aje mu buzima bwacu, amaso yacu y'umutima cyangwa y'umwuka abasha guhumuka. Yamara guhumuka tukaramya Imana. Muribuka umutwe nyamukuru tumaze iminsi twigaho, ubaza ngo ese ni ukubera iki Imana yaremye abantu? Imana yaremye abantu kugira ngo bayikunde, bayiramye, bayiheshe icyubahiro. Natwe rero iyo tuvuye mu byaha, iyo Yesu Kristo aje mu mitima yacu, tubasha kwizera. Twamara kwizera, tugahweza amaso yacu y'imitima akareba, tukabasha kuramya Imana. Twamara kuramya Imana, tugatuma n'abandi nabo baramya Imana. Ni muri ubwo buryo Yesu Kristo akoramo ibitangaza. Ntabwo aza kudukiza mu mibiri gusa, yego aradukiza, ariko bigatuma imitima yacu ibasha guhumuka ikamuhimbaza. Nibyo rero, iyo niyo nkuru nziza nari mbafitiye y'uno munsi, yuko Yesu Kristo abasha gukiza n'ubuhumyi bw'imitima, agakiza n'ubuhumyi buno busanzwe, nk'uko byatangaje abantu bose, bakagera naho bumva babipfa bavuga ngo yari muzima, oya yavutse ari muzima, oya n'undi, oya ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko turabona yuko Yesu Kristo yaramuhumuye, ntiyamuhumura gusa, ahubwo aramukiza, amukiza n'ubuhumyi bwo mu mwuka. Rero natwe turashima Imana ko Yesu Kristo yaje mu mitima yacu kugira ngo tumwizere, tumuramye, ndetse tumenye ukuri kw'Imana nyakuri. Imana ibahe umugisha. Tugiye guhimbaza Imana n'indirimbo ivuga ngo Yesu niwe mucyo, ngiye kumureka amurike. Imana ibahe umugisha. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
ishimwe cyane. Yego tuvuye mu mwanya wo guhimbaza Imana, tugeze mu mwanya noneho wo kwibuka ibyo twize. Ngiye ni umwanya w'ibibazo, ndababaza ibibazo kugira ngo tubashe kumva neza koko iyi nyigisho niba twayifashe. Ndababaza, ese uyu muntu Yesu Kristo yakijije yari afite ikihe kibazo? Yego, yari yaravutse ari iki? Ari impumyi. Tugire gutya twese, impumyi. Yesu Kristo ngo amushyizeho akondo akiyuhagira ku maso, byagenze gute? Yararebye. Yego, hanyuma hari izindi nkuru twabanjije mbere yaho nifuza ko munyibutsa. Hari abantu 10 baje bakabwira Yesu ngo mutware Yesu, bari bafite ikihe kibazo? Bari barwaye iki? Yego, ibibembe. Hanyuma hari iyindi nkuru yakurikiyeho y'umugore n'umwana muto w'imyaka 12, bari bafite ikihe kibazo? Sawa, umugore yari arwaye ngo amaze imyaka 12, akana nako kari kapfuye. Yesu akiza wa mugore, arangije azura ka kana karakira. Ejo bundi hari inkuru tica kuri yatwigishije ngo umuntu yari amaze imyaka 38 hehe ku kidendezi. Yes, none se yari ahamaze iyo myaka akora iki? Ngo yari amaze imyaka akora arwaye, atabasha kugenda, ari ikimuga, ariko Yesu Kristo arangije agira gute? Aramukiza. Noneho rero tugiye kureba umurongo wo gufata mu mutwe. Murawibuka? Nuko mutari hano nari kubabwira ngo ninde uwibuka akamanika kambwira, ariko none reka tuwusubiremo. Yesaya 53 umurongo wa 4. Reka tuwusome. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Twongera dusubiremo. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Imana ibaha umugisha cyane, mwakoze gutega amatwi. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nizere ko ijambo ry'Imana ryabafashije. Ticyapeje Imana imuhereze umugisha kuko ijambo ry'Imana ryiza atwigishije, kandi Uwiteka akomeze kubagira neza ndetse no kubabera umucyo. Yesu ashimwe cyane. Dusoza amateraniro yacu. Ubu rero tugiye gusubira muri gahunda zindi, ariko mukomeze kuzirikana yuko Yesu ari umwami kandi agira neza. Tugiye gusenga dusoza amateraniro yacu. Imana ibahereze umugisha. Uwiteka Mana nziza, Imana ikiranuka, tugushimiye ku bwa kano kanya wongeye kuduhereza. Tugushimiye Uwiteka bw'ijambo ryawe ryiza utwigishije, kandi turakwingize kugira ngo ukomeze kutubera umucyo, Data mwiza, kandi uduhumure amaso y'umwuka kugira ngo tubashe kureba ndetse no gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima. Kristo, komeza kubana buri mwana wese ahari. Mwami Imana, uyobore intambwe ze, uyobore amagambo ye yavuga, uyobore ibikorwa bye byose. N'izina rya Yesu turakwingize kugira ngo buri muntu wese, Mwami Imana, umumbatire mu maraso yawe. Kristo, turakwingize rero kugira ngo ukomeze kuturinda, ubane natwe, uduheze gukomeza tukubaha kandi tukubahisha. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Yesu abahereze umugisha. Reka turirimba akaririmbo tubasezera, kandi namwe mufatanye namwe mudusezere natwe tubasezere. Yesu abahereze umugisha. Goodbye, goodbye, with our hands in the air. Goodbye.